Ubwiza bw'abagore ni ikintu buri muntu wese yitaho, haba umugabo ureba umugore cyangwa se umugore uri kwireba ku giti cyiwe. Gusa si ibi tuje kuba twagarukaho uyu munsi, tuje kuba twagaruka ku kiganiro Rocky yakoze ku bijyanye n'ubwiza bw'abagore. Aha turaza kuba twavuga ibi bijyanye n'imisatsi. Ndabizi neza ntabwo ari ubwa mbere wumvise ijambo menshi, nta nubwo ari ubwa kabiri wumvise ijambo wigs, nta nubwo ari ubwa gatatu wumvise inzara z'abakobwa cyangwa abagore. Reka twiyumvire ibintu Rocky yatangaje, ariko abagore bakaba bamumereye nabi, ariko abagabo bo batangiye kwishima cyane. Ahari twaba turuhutse uyu muruho ndetse n'aya mafaranga dusohokamo ngo twagiye gukoreshereza inzara ndetse n'imisatsi abakunzi bacu. Ese Rocky yatangiye avuga ngo iki? Rocky yakoze akora ikiganiro ku byerekeye n'imisatsi y'abagore nk'uko twari tubivuze haruguru. Gusa imisatsi y'abagore yagiye yivuga mu buryo bugiye butandukanye, ariko agira inama abantu. Ariko mu kugira inama abantu ntabwo abantu babashije kuba bamwumva neza, ntabwo bigize babyitaho. Rocky yatangiye avuga ati ubushakashatsi bwakozwe na banki ya Afurika yagaragaje yuko imisatsi y'abagore ndetse ibintu byose bijyanye n'ubwiza bw'abagore byinjira muri Afurika biba bihagaze nibura akayabo ka miliyari zisaga 6 z'amadolari y'Amerika. Urumva ni amafaranga menshi, ni amafaranga umuntu uwo ari we wese muri Afurika kuyabona biba bigoye cyane. Abantu bayafite ni mbarwa. Ndakeka ari ibintu namwe muri kwiyumvira, ni amafaranga menshi. Ariko nanone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye ukagereranya ukavuga ati mu mwaka w'ibihumbi 2019 usanga imisatsi yagurishijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2019 1/2% y'imisatsi yinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu usanga ari imisatsi yabanje kuba yakwitabwaho neza igatunganwa, yewe na leta igacekinga ikavuga ati ese bino bintu biri kwinjira mu gihugu cyacu nta ngaruka bizagira? Ese bino bintu abantu bari kuza bishyiraho nta gihombo bizaduteza? Ibi ni ibintu leta ya Amerika ibanza kuba yakwitaho. Ariko mureke tubanza twirebere hano ngo muri Afurika. Muri Afurika ni hamwe baba bashaka ko binjiza imisoro gusa, batabanje kuba bajya muri laboratoire ngo barebe niba koko bino bintu biri kwinjira mu gihugu bifite imbaraga, bifite ubuziranenge ku buryo umunyafurika uzabikoresha nta kibazo na gitoya azigira yagira mu buzima bwiwe. Gusa ibi ngibi ntabwo ariko bimeze muri Afurika nyine. Muri Afurika iyo winjije imisoro, watangiye umusoro ku gihe, ibyo ntabwo bibareba. Bagomba kuba bakora ibyo bumvikanye n'izo nganda. Sasa rero ngo ikibazo kimeze gute? Ikibazo ahantu kiri, wa mugabo uri kunyumva ndetse wa mukobwa uri kunyumva, wa mugore we nawe uri kunyumva, ndagira ngo nkubwire ko niba ukoresha iyi misatsi umenye neza ko uri muri iyi gica. Harimo imisemburo iteye ubwoba ivubura uburozi, cyane cyane iyo ngo barangije kuba bagusuka kwa kundi ku gahanga habyimba cyangwa mu mutwe nko hagati hakabyimba, bagafata amazi ashyushye bagatangira kuba bakanda. Iriya misatsi uburyo ikozwe mu misemburo iteye ubwoba irimo uburozi buhambaye. Muri Afurika tutabasha kuba twapima ngo tubashe kuba twabona ibintu birimo.
ariko harimo imisemburo iteye ubwoba izirana n'ibintu bishyushye. Bikaba ari nayo mpamvu usanga nk'iyo ari ku zuba ryinshi, uzabicunge niba uri umukobwa cyangwa se uri umugore cyangwa se uri umugabo ufite imisatsi y'imikorano ku mutwe wawe, uba usanga hashyushye cyane uri kwishimagura. Ahari ugakeka ko ari ukubera umwanda, ari ukubera umutwe uri kukurya bitewe n'uko umusatsi uri gukurura umubiri. Ibyo rero ntabwo ariko bimeze. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko iyi misatsi muba mufite ishobora kuzangiza uruhu rwanyu cyangwa se yangiza uruhu rwanyu ku kigero cyo hejuru bitewe n'uko mwebwe mutabasha kuba mwabyumva. Ariko nanone ibi ntabwo tugamije kuba twabikora kugira ngo twangishe abantu gukoresha amamenshi, kugura amawigs, gushyiraho inzara. Byo ndabizi ko mumaze kumenya ko ari ibintu biteye n'ubwoba kuba wafata inzara ukaba wazomekaho. Abakobwa benshi b'abasirimu njya numva ngo barabikora kandi turanabibona ko ari ibintu bikorwa cyane. Bino bintu rero ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko umuntu wambara amawigs, umuntu ujya kuboha amamenshi, umuntu ukoresha amadrede, biriya bintu uba uri mu byago bikomeye cyane by'uko ugomba wandura indwara zigiye zitandukanye, kubera yuko inganda ziba zakoze iyi misatsi y'inkorano ziba zagiye zivangavanga ibintu by'ibikemikozi ku buryo bizakora uburozi, bikaba ari nabyo bifasha iriya misatsi muba mwambaye guhorana isura nziza, ukabona ni utuntu dukeye. Ariko wowe iyo twamaze kuba twagera ku mubiri wawe, kwa kundi izuba rikubita kuri wa musatsi ukagenda ukahita winjiramo indani ugatangira kuba wakwishimagura. Kuriya rero uriya musatsi uri kugenda upfuka ugenda ugukoraho, kuriya ubushyuhe bugenda bwinjira ku mubiri wawe bugakoranaho n'iriya misatsi, ngo bishobora kuba byagutera kanseri utazigira unanakira. Reka twibwirire abana b'Abanyarwanda, abana b'Abanyafurika, tubona ibintu byose ngo ni byiza, twese tukaba twabyirukira. Ntitubanze ngo dutekereze kabiri, ese bino bintu byakozwe bifite ubuziranenge koko? Kandi koko tubona iyo umuntu agiye kwisukisha aragenda akirukanka akajya gushaka ahantu hari amawigs, hari ibisuko, hari ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'ubwiza akeneye. Biriya bintu n'ama makeup mugenda mwisiga, mujye mwibuka ko iyo mwashaje ari byo bitangira kuba byabagaruka. Ugasanga umuntu asazanye ibiheri, ugasanga umuntu afite uburwayi bw'uruhu yatewe n'amavuta. Ibyo ni ibintu musanzwe muzi. Ariko nanone ubwiza bw'umugore burakenewe, kandi umugore ntabwo ushobora kuba wamuza bino bintu turimo turavuga hano. Ese twakora iki kugira ngo abana b'Abanyarwanda, abana b'Abanyafurika, natwe dutangire tube twamera nk'Abanyaburayi cyangwa se Abanyamerika, babanze bapime ibintu bigiye kuba byakwinjira muri Afurika kugira ngo bitazatugiriraho ingaruka. Uri kumva ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abirabura baho, leta yaho ibanza igasuzuma ikamenya ko ibintu bigiye kwinjira mu gihugu nta ngaruka bizigira bitera abaturage bayo. Ariko muri Afurika siko bimeze. Muri Afurika bobo batugurisha ibintu bya make bizatwica, bizaturimbura, kuko n'ubundi nta rukundo badufitiye. Nyamara disi ibi turi kuvuga hano byakumazaho amafaranga yawe, warariwe, waramaze, warashize, kandi ntago uzi neza kuri kwiyangiza. Ejo hazaza
uzatangira kuba warwaye umutwe udakira, warwaye ibintu nawe ubwawe udasobanuye. Kumbi n'iriya misatsi muri kwamba mwambara. Iriya misatsi rero uyu mugabo Rocky yakozeho ikiganiro, akoreye ikiganiro uyu munsi, ariko komanteri z'abagabo zabaye nyinshi, ziri kuvuga ati kumbi bya bintu abagore bacu batwaka ni ibintu bizabagiraho ingaruka mu myaka iri imbere. Ese twabihagarika